Bavandimwe muri Kristo Yesu, dusangiye urugendo rugana i Siyoni, ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, Uwiteka duhana umugisha. Ni amahoro. Reka dushime Imana yaturenze ikaba itubashishije kugera muri uyu mwanya, tugihumeka umwuka w'abazima, tukaba tugize amahirwe yo gusangira ijambo ryayo, twitegura kugaruka kwa Kristo kuri bugufi. Turi mu gihe cy'ishungura rikomeye cyane. Dukeneye guterana umwete no gukomezanya. Muri iki gihe ibishuko bya Satani bikomeye kurushaho uko byari bimeze mbere, kuko azi neza yuko turi bugufi bwo kugera ku musozo w'ubuzima. Maze kandi buri wese bidatinze agafatirwa umwanzuro. Waba uw'ubugingo buhoraho cyangwa se waba urupfu rw'iteka ryose, wo kurimbuka by'iteka ryose. Ntabwo rero uba ari igihe cyo guheranwa no gucika intege kubw'ibigeragezo duhura nabyo by'uburyo bunyuranye. Tugomba kwihanganira imibabaro yose uko yaba imeze kose, kandi tukiringira byimazeyo Imana yacu. Kandi nubwo byaba bikomeye cyane kurusha uko byari bimeze mbere, nyamara dukwiye kugira ibyiringiro twiringiye ko Imana, twishingikirije ku Mana y'ukuri. Kubw'ibyo ko dushobora gutsinda ibishuko byose, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tukabisohokamo turi abaneshi tunesheje. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo, kandi iduhe kugira ibyiringiro bishyitse, tugire kwizera gushyitse muri Kristo Yesu. Twicishije bugufi mu mitima dusenge. Turagushimye Data kubw'urukundo dukunda. Tugushimiye uburinzi uduhozaho. Tugushimiye by'umwihariko amagambo y'imbuzi tugezaho umunsi ku wundi, aho twaba turi hose, riciye ku ijambo ryawe rinyuze mu bushobozi n'uburyo n'ubwenge wahaye abana bawe, kugira ngo inkuru y'agakiza ikwire ku isi mu buryo bworoshye, aho umuntu yaba ari hose arushaho kumva ijambo ryawe. Warakoze kubw'imiburo twoherereza, tugusabye imbaraga yo kubasha kuyakira, kugira ngo bihindure imibereho yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka duhana umugisha. Tugiye kwiga ikigwa gifite umutwe uvuga ngo impinduka mu misengere. Impinduka mu misengere yacu. Dukwiye kugira impinduka mu buryo bukomeye, kubera yuko gusenga kwacu ntigukwiye gukomeza kuba gusubira mu magambo hato na hato, ahubwo dukwiye guhindura uburyo twasengaga, tugacunguza uburyo umwete, kuko iminsi irushijeho kuba mibi, tugeze ku mahenuka y'ubuzima. Kubw'ibyo rero dukwiye kwitegura kugira ngo tubashe gusengana umwete. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Reka tufashishe ijambo ry'Imana riboneka mu Bakolosayi ibice bitatu umurongo wa 8. Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa 8. Haranditse ngo, ariko noneho mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Umurongo wa 9. Ntimukabeshyane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya, kugira ngo ugire ubwenge kandi ngo use n'ishusho y'iyamuremye. Imana idushoboze kugira ngo twiyambure umujinya, twiyambure uburakari, twe kugira igomwa, ndetse twe gutukana. Amagambo ateye isoni rwose ye kuboneka mu kanwa kacu. Dukwiye kwiyambura ibyo, kuko gusenga kwacu ntikwakumvwa
mu gihe tugitukana, mu gihe tugifite umujinya, mu gihe tukivuga amagambo mabi, ibyo ntibyakunda. Ahubwo ngo dukwiye kwiyambura umwambaro wa kera, uwo twagize dutukana tuvuga nabi, tukambara umwambaro mushyashya wo muri Kristo Yesu, ku buryo dusigara dufite ishusho isa n'iy'uwaturemye, kandi koko niko biri kuko yaturemye ku ishusho ye, nuko dukwiye kugarurirwa iyo shusho ye yari yaraturemanye, igacumuzwa na Adamu wacumuye bigatuma tuvukira inyuma y'urugo, ariko ntitwaheze iyo. Kristo yaraducunguye kugira ngo twongere kugarurirwa ya shusho nshyashya yahoze muri Kristo Yesu, maze dusigare dusa nawe. Uwiteka bidushoboze kubw'ubuntu bwe, kandi nicyo ntacyo yatwima, ubwo yaduhaye umwana w'igiciro cyinshi, Kristo yasheshe amaraso yo ku musaraba kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho, nta n'icyo yatwima. Dukwiye kwizera ibyo bikaba ibyanjye, kandi nawe bikaba ibyawe, kugira ngo ubashe gutegerezanya ibyiringiro kuzabana n'umucunguzi wacu uri bugufi kugaruka. Reka twifashishe n'amagambo aboneka mu gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka ku ipaje 164 ku gasubika 6. Aravuga ngo guhinduka kwihuta kw'ibihe mu rwego rw'ubumenyi cyangwa bya politike, mu by'ubukungu, imico n'imyifatire, cyangwa se iby'idini, bisesengurwa buri munsi mu matangazo, mu binyamakuru, bikumvikana ku maradiyo, ku mateleviziyo. Ibyo byose bitwereka ko turi mu masaha aheruka amateka y'iyi si, kandi koko niko biri. Ayo makuru tuyumva ahantu hose, aho waba uri hose, haba mu matangazo y'ibinyamakuru, haba ku maradiyo, haba ku mateleviziyo, usanga ibyo twumva bitwereka ko isi igeze ku mahenuka y'ubuzima. Ku bw'ibyo rero ngo izuba ry'imbabazi riri bugufi kurenga by'iteka ryose, kandi ko ijoro riri bugufi ribanziriza igitondo rigiye gutangira, rigiye kuzarenga by'iteka ryose bidatinze. Nahanjye nahawe kwibaza ngo mbese niba izuba ry'imbabazi riri bugufi kurenga by'iteka ryose, kandi ko ijoro riri bugufi ribanziriza igitondo rigiye gutangira bidatinze, ntabwo dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu? Umwanditsi yarakomeje agira ati, ariko byaba bigenze bite isaha iheruka y'isi cyangwa se y'ubugingo bwacu bwite iramutse idutunguye nk'uko umujura aza nijoro? Mbese ibaze nanjye nibaze, biramutse bidutunguye nk'uko umujura atungura abantu mu ijoro, uko bimugendekera murabizi. Ese twe turi maso, tubereye maso ubugingo bwacu? Mbereye maso ubugingo bwanjye ku buryo n'ubwo natungurwa izina ryanjye rikagerwaho nasangwa niteguye, cyangwa izina ryawe rikagerwaho wasanga witeguye? Ese ko imiburo y'uburyo butari bumwe tugeraho, turiteguye? Hari icyo bihindura mu mibereho yacu, cyangwa dukomeza kumera uko twari dusanzwe turi mu munyenga w'iyi si? Mbere y'uko twitegura, dukwiye kubanza kumenya aho igihe kigeze, maze tukitegura n'imbaraga, kuko tuzi ko igihe kiri bugufi kurangira. Kumenya ibyo ntacyo byaba bitumariye, ngo kumenya ibyo bintu byonyine byaba bitumariye iki? Ntacyo byatumara. Icyo bikwiye kutumarira ni ukubimenya, ariko tugahinduka, tukajyana n'ibyo twumvise, tugahinduka, tudakomeje kumera uko twari turi. Imana irifuza bikomeye kutubona tuva mu kazuyaze no kudamarara kwacu, kugira ngo twomatane n'inama y'umugabo wo guhamya w'ukuri. Imana irashaka ko
dutanga igihe gihagije cyo kwiga Bibiliya dusenga, hamwe n'isuzuma ryitondewe ry'ibibazo byacu mu bya mwuka. Umuntu wese akisuzuma ku giti cye mu bya mwuka, akibaza aho ahagaze mu rugendo rugana iwacu. Imana iturarikira kutishingikiriza ku kujya mbere kwacu mu bya mwuka, mu byo tuvuga, mu byo tubona, mu byo tuzi gusobanura, ahubwo ishaka ko duhinduka, ahubwo iduha kwishingikiriza ku gukiranuka kwa Kristo, kuko ari we ukiranuka kandi niwe waducunguye. Yohana 17:17 haravuga ngo ubereshe ukuri, kuko ijambo ryanjye ari ryo kuri. Natwe dukwiye kuba turi abanyakuri dufunitse muri Kristo, kugira ngo twishingikirize ku mbaraga ze, tutishingikirije ku bushobozi bwacu n'imbaraga zacu. Irifuza kutubona dutsinze inenge zacu zose, maze imibereho yacu ikagaragaramo ishusho ya Kristo n'ubutungane bwe. Tukava mu magambo, imibereho yacu ikava mu kamenyero ikaba mu bikorwa. Imisengere yacu ikahinduka, ntidukomeze kudondobekanya amagambo nk'uko twayamenyereye nk'uvuga ishapure, ahubwo umuntu agakutiriza asaba imbaraga ya Mwuka Muziranenge idushoboza guhindura imibereho yacu, tukava mu burangazi twarangariye mu by'isi, tugahindukirira iby'ijuru, kandi tugahindukira duhindutse bya burundu by'ubuheruka. Ngo Imana irifuza bikomeye ko twaca ingoyi zose zituboheye ku by'isi, no kwiyambura inarijye burundu, kandi no kwiyegurira burundu imibereho yacu ikiyegurira Imana. Bityo igitangaza gikomeye cyo kunesha kikazakorera muri twe, kuko nitwirundurira mu Mana tuzaba abaneshi. Kuko nituyisanga ngo ni mwese nimuze abarushye n'abaremereye musange ndabaruhura, tuzahita duhinduka abaneshi. Kubw'ibyo rero reka twiyegurire Imana. Bityo rero kubw'ubuntu bw'Imana tuzaba twiteguye ibihe bikomeye bidutegereje, kandi urugero rwacu ruzatera n'abandi kwitegura batyo. Imana yiteguye kuduha ibyangombwa byose byatubashisha kunesha iteka ryose. Mbese ahari yashobora gushikamisha buri wese muri twe kuronka ubuntu bwayo, kugira ngo tugire umugabane ku bihembo by'iteka ryose bizahabwa abaneshi, tutabikoreye, twidamarariye, twaheze mu kazuyazi. Ikidukwiriye ni ukwishingikiriza ku byanditswe byera, tukabyiga dusoma, dusenga, dusaba imbaraga ya Mwuka. Iyo mbaraga ikabasha kuduhindura imibereho yacu. Ibi byangombwa Imana yatanze bitubashisha gutsinda, tukabyakira bikaba ibyacu. Amagambo aboneka mu Byahishuwe ibice 3:11-13. Byahishuwe ibice 3:11-13 haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iryo ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Dukwiye kugira amatwi yumva, tukaba dutegereje kuba abaneshi, kugira ngo tuzabe inkingi yo mu rusengero rw'Imana yacu, kandi tuzandikweho izina ry'Imana yacu, maze tube abaneshi by'iteka ryose. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Niyo misabire yo kubasabira, nanjye nisabira. Imbonerahamwe y'ibihe bikomeye
bizaranga amasaha aheruka abanziriza kugaruka kwa Kristo nk'uko ubuhanuzi bubivuga, izanira ubyiga guhumekerwamo n'umwuka wihariye, umuntu w'indorerezi cyangwa w'indangare ashobora kugira akaga ko kutumva ubusobanuro bw'ibintu bigomba kubanza kubaho bidatinze. Abifata gusa nk'aho bikomoka ku bantu basanzwe. Bimwe muri ibyo bihe bikomeye bitwereka neza ko ubuhanuzi bukomeye by'umwihariko buri mu nzira yo kugenda busohora umunsi ku wundi. Ku bw'ibyo rero tuzarebera hamwe amagambo y'imena yanditswe mu byanditswe avuga iby'ubuhanuzi, bigatuma tudakomeza kwidamararira no kwibera indangare dutekereza ko ubuhanuzi uko busohora, aho kugira ngo tumenye aho igihe kigeze tukibwira ngo niko byahoze kandi niko bizahora, ariko siko bizahora. Igihe kirageze kugira ngo Kristo agaruke kandi buri wese ahabwe ingororano ikwiriye ibyo yakoze akiri muri iyi si, byaba ibyiza cyangwa byaba ibibi. Nahanjye kwibaza ngo mbese ingororano yanjye izaba imeze ite? Mbese bizagenda bite? Amagambo yanditse mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje y'105 aravuga ngo umuntu wese azakizwa nakorera agakiza ke bwite, atinya kandi ahinda umushyitsi, agafata intwaro akarwana intambara nziza yo kwizera. Yaratoranyijwe, ahora asenga, agashakashaka mu byanditswe byera, agahunga ibishuko uko byaba bimeze kose, agahorana kwizera gushyitsi, kandi akumvira ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Igeno ry'agakiza ni iry'ubuntu kuri bose. Ingaruka nziza zaryo zizanezeza abemeye amabwiriza yatanze. Naho umuntu ku giti cye, kuko buri wese akwiye kurwana urwo rugamba, akarwana ashakashaka cyane mu byanditswe byera kugira ngo abashe gusobanukirwa inzira igana iwacu, agahunga ibishuko uko byaba bimeze kose, kandi agahitamo kwizera gushyitse no kumvira ijambo ry'Imana. Nahanjye nahawe kugira ngo tubashe kuba mu ruhande rw'Imana tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Amagambo aboneka muri Zefaniya ibice 3 umurongo waho wa 17. Zefaniya ibice 3 umurongo waho wa 17 haravuga ngo, Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimira inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Mbese Uwiteka Imana yawe ko ari intwari iri muri wowe imbere, iri muri jyewe imbere, aho sinaba nibeshya ntabashije kuba nsabanye nayo mu buryo bushyitse. Niba muri jyewe, niba muri wowe, kunesha kuzaba ari ukwacu. Mbese iyo Mana ikurimo neza, urabyumva? Womatanye nayo, nta kibasha kurogoya imigambi yayo muri wowe. Ko hariya twabonye yuko Imana yifuza bikomeye ko tubasha kuva mu kazuyaze no kudamarara kwacu, maze tukabasha komatana n'inama y'umugabo wo guhamya ikiranuka w'ukuri. Imana irashaka ko dutanga igihe cyacu gihagije twiga Bibiliya tunasenga, kugira ngo turusheho komatana n'iyo Mana, maze imibereho n'imigenzereze yacu igaragaze Kristo tukiri muri iyi si y'igomero. Ntabwo twabyishoboza, ariko dushobozwa byose nawe, kuko niwe wenyine wo kuduha imbaraga. Reka dusoreze ku magambo aboneka muri Yohana ibice 4 umurongo wa 23 na 24. Umwanditsi yaratwandikiye ati, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye,
ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Dukwiye gusengera Imana yacu mu mwuka no mu kuri, atari ukuyisenga mu gihe akanwa kacu kavuga ibitutsi, kavuga amagambo asebanya, kavuga amagambo abishye, havamwo amagambo y'intonganyi. Ibyo byose ntabwo twabikora ngo tubashe gusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Dukwiye rero, niba twari twaramenyereye kujya turenza hejuru y'ibyo dukora tugatakamba dusenga, dukwiye kurandura icyaha n'imizi yacyo, kuko isoko y'amazi meza ntihavamwo amazi akereta. Ntabwo mu kanwa kacu hakwiye kuvamwo amagambo yo guhimbaza Imana ngo havemwo amagambo yo gusenga Imana, hongere havemwo amagambo yo gutukana, hongere havemwo amagambo yo kubeshya, hongere havemwo amagambo yo kugambana, hongere havemwo amagambo mabi, maze ngo twongere tugaruke imbere y'ubwiza bw'Imana tutanihanye, kandi ngo twihanire kureka, maze ngo twongere gutakambira Imana dusenga, tudondobekanya amagambo nk'uko twabimenyereye, tubivuga nk'abavuga amahamba cyangwa nk'abavuga ibyivugo cyangwa nk'abivuzi bivugira inka. Ahubwo dukwiye gucishwa bugufi, tukamenya ko igihe gikuze, tugacishirizwa bugufi imbere y'Imana, tukagira gusenga ko kwihana no gusaba imbaraga zo gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo, maze bigatuma dushobozwa nayo gusenga Imana mu kuri no mu mwuka, tukabona gusubizwa. Imana itugirire neza kugira ngo imisengere yacu ihinduke, tumenye gusenga mu kuri no mu mwuka, atari ukuvuga amahamba. Ku bwacu ntitwabyishoboza, ariko Imana ishimwe kandi ihimbarizwe yuko dushobozwa byose nayo, niyo yonyine yo kuduha imbaraga. Ngaho Uwiteka tugirire neza, kubw'ubuntu bwe adutabare. Twicishije bugufi dusenge. Urakoze Mana nkuru, turagushimye cyane. Turagushimye kubw'ijambo ryawe watwandikishirije. Turagushimye kubw'imiburo y'uburyo butari muhoro utubwiriza. Turagushimye yuko nubwo twamenye ibyo, ntacyo byatumarira turamutse tudahindutse ngo tuguhindukirire, maze tubashe kuba ari wowe twishingikirizaho. Byaba ari akaga turamutse dutunguwe nk'umujura, kandi twaraburiwe umunsi ku wundi. Nuko ibyo turebesha amaso byose bitwereka kuri bugufi kugaruka. Turakwinginze kugira ngo iminsi mikeya dusigaje uduhe imbaraga zo kuzinuka isi n'ibihendo byayo, dutumbire ijuru n'agakiza karyo. Mu mikorere yacu no mu migenzereze yacu y'ibyo dukora bya buri munsi, tubikora ariko tuguhesha ikuzo n'icyubahiro, ari nta kidutandukanya n'urukundo rwawe. Kubw'ibyo twere imbuto zikwiriye abihannye tukiri muri iyi si y'igomero. Tugusabye bike kuko tubona bugufi, ariko wowe uzi aho intege nke zacu ziri. Turasabye kugira ngo uzihinduremo imbaraga zawe, tubashe kukubonerera. Ibyatuma tubishyikaho ubiduhere mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro ya Kristo no gutabarwa nawe bibane namwe mwese, mu izina rya Yesu. Uwiteka abaha umugisha. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Dore umwaka wa 2025 uratangiye. Turashima Imana ku byo yakoze umwaka ushize ndetse n'ibihe byashize. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube, washyira mu ishakiro ugashakisha Abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo ubwo muri uno mwaka mushyashya dutangiye.
tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org cyangwa kuri email abahamyakristo@gmail.com na telefone guteranya 1 7 7 856 679. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa baduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka abahe imigisha muri uno mwaka mushyashya dutangiye, uzababere mwiza, muzagira ubuzima buzira umuze. Imigisha n'amahoro biva ku Uwiteka bibahoreho.